Let's muraseka. Dore imbogo, dore imvubu, dore impara. Ni imbogo, ni imvubu, ni impara. Umbase ukiba. Ubundi se wanyu ni he? Yewe ngewe wacu ni ikibungo. Ikirungo be. Yahidudash. Nzashobora. Nzivunikisha. Nzaza bigenza gute ngiye ku ishuri nakererewe. Webwe igikoma ibirenge byagenze gute? None muzo wasaze. Nasaze. Ngera kwa muganga nye. None se bari wabona ibirenge bisaza kugenda. Hakoze mu nkweto zasaze. Daddy, good morning. Good morning, my son. Mama, good morning. Daddy. Why did you call your father daddy and call me mama? Mama, what else am I supposed to call you? What happened to mom? What happened to mommy? Bosi ninje nawe ahantu hagiye gushya n'ubundi ntari disipline mu rubanza acyari junior giti w'Imana cyimizi mirefu y'u Rwanda papa w'abapapa kibamba ushaka mbona uje wiyambara Bazi ko kugira indyo yuzuye ari ugupakira igifu. Ako muyo iki kigabo kiri kunuka. Tanukasi. Sikazizi. Yesu Kristo unazetura kushifigitira mu mucya niko mwese mwinjira muri literanyo nabibari mari 500 niko twambya literanyo ririmo abantu 500 ribonetsemo amaturo angana n'ibice turoza ibise n'ibiki uyu muntu turimo dukubita adusara imbabazi ku Mana ese ni muntu ki mwese mukeka ko ndinde uri mwene Yakobo se cyangwa umwe mu bahanuzi cyangwa urira uzaza nk'ikivejuru ushaka kasha umwana w'Imana yego mwabimenye ndiwe twari twaragutegereje umukubite Nguri b'Imana njye nitwa Mbarushimana Timoteyo guturuka mu karere ka Nyamagabe njye ntabwo rwose ntabwo ndi Yesu kagira ntabwo Muze muri abateze bambaye ubusa. Ubundi se urabona uzasarura iki? Nzasarura iki se ubundi urabona narateye iki? Uzasarura ingonero n'abugabo bwawe. Namaze nzasarura ingonera. shubura koste mugiye mu Uganda uhara amaturo wazanye kuriki kuva ryari gutura itegeko Imana y'u Rwanda ntago uri buture yigonye kisikirwaye mwabantu muburi hano rero ushaka ndyo guse uvugana n'abandi Ese gukunda kumviriza. ntago nakumvirizaga nyine nakubazaga ariko Mvuganaga n'Imana. wakene wavuganaga n'Imana wavuganaga n'Imana bibaza gwiko Telefone se yanjye. Ngomba kuvugana nabo nshaka. niwongera guseka turakujugunya hanze urashinjwa kugomora urubyiruko urubwira ko nta soft drink wow Babuka soft drink Nitwa Fande Bwenge we. Usubiremo. afande bwenge ntago mucika ndiko nanjye mugusuka reba nkuri uvuye mu bwerero bwacu ntabwo akoresha papier hygienique zacu amazi isabune ukeka bigurwa n'iki bitatu uyu wa Madrid winjira umuryango ntabwo waciriye Urashaka gufata abana batonya ku ngufu. Yaragiye muri purapu reka nze nyimuke ariko ndaje mfashe Kabera muri korona muri iyi minsi reka nze nyimuke ayibone neza sha nuko atarayibona ndaje nyimuke ngo yaragiye muri purapu ndaje nyimuke kari inama y'abana batonya mwebwe mwajute nyine ukumva inama n'abantu bakuru biremera nyine amaburaga bahano ntabwo tuzikeneye niba utarabikoreye mu isi warasibye Usaturutse subundi. Ngo bavuga ko ari bya bindi ko Cyese watumiwe.
ziriya nzira kandi za toilette zimurangirira hanjye ntaho nshambwira pastor bisaba guhagarara cyangwa kwicara ni ukwicara ariko ntabwo bikomeye. okay magana bikubajije basisura uri gutebya cyane ndakubwiye ko dukeneye guseka kananga zo nyabyisha Bye. bye Bye. Urakoze ndagurije. aha ijana ryawe ndarebana ndibonye ariko ngiye amafaranga bari bumve ndibuze no kuyigureramo agacupa bita babu. ndabona nyine naje Amakuru pastor nimeze umuvandimwe nimeze umuvandimwe. Twari tuzazi wese. uyu mugabo ko mbona yakugura Ese muyobo ufata imirire myiza. cyane rwose. Mirire myiza se ntabwo ubibona hari utabibona. Mirire myiza ndayifata rwose. Iyo ndayabwakiza cyangwa ni ubushwi. Ugize ngo ica n'ubundi nuko twaje gutwara bitatu ariko n'ubundi ni amibe ku mugani w'ubwenge. Oya rwose iyi ntabwo ari amibe. Jya gusingira n'abandi bateranye kwa n'abandi bateranye gusa ku inama tumushuje